umva nkugisha mwatanga natwahireye kandi turi kuganira ariko hari ikintu ushaka kumbwira ndambiye kwirirwa hano ngiye gukora iki se ndambiye kwirirwa hano ngaha pe imyaka 13 yose nkurera ukubona urakuze ubu nanjye ndarambiwe kwirirwa hano nikata muri aya mabuye nirirwa ndizengurukaho imyaka n'imyanikira ariko ndarambiwe kwese ngende nyine gusamufata ngaho nyumvira ikibazo bumbajije ubundi ibyo byose ngiye nasiko twabiganiriyeho dufata umwanzuro ko ngiye kuboneza urubyaro tukamanza twatera imbere ariko ntibaza tuzatera imbere gute isiko ari gukora wenyine yarambujije gukora none sinema ufashe umwanzuro no mujye gukora nanjye ngomba kuva muri uru rugo nkajya gukora tugafatanya tukamara gufatanya tugatera imbere tukava muri aka karuri ariko inzu ntabwo ijya gutera ikibazo uziko njye ntinye no kubwira umuntu ngo aze kunsura ariko naje nisanga none ndinda kwirira njye rero ndambiwe kwirirwa hano nuruza akabona mwibuga umunsi ukira ukwezi kugashira umwaka ugashira kareba mwashakanye sabwo no bimubyara byo ndetse nayo nyine nkawe nk'umwana gutese nyumwana ari kumashiye gukura imyaka 13 ufite 13 ko nta n'ubwana mvugira kuwana mvuganira kuri siko leta yemeza ko umuntu akoze abafite ni leta nyine wese ni nyoko none niye mwe ufata umuntu ravate ngo umwana we nimwe gufata imyanzo umwana reka nze uko wanga nakose niyo wafite imyaka 100 ngiye ubwanjye nkiriho uhora uri umwana wawe none rero ugomba no kumvanira yero kurizwa akanshakira icyo gukora ndambiye kujya ndinirwa hano pe ngo naza nyine bimubyira umunsi mubyira ndamubwira da umubyino uratangira ndagufasha n'ibyanga byawe sha birambiwe n'ukora wenyine twazatera imbere gute cyangwa nanjye kumufasha byo kumufasha gusa wowe wakora iki muri kana kazi kiwe gusa nanjye ubwanjye ari njye ukuze ufite n'imbaraga yanze ko njya gukora ni wowe zemera kujya gukora nuko batabana dufunga umwana kandi uracyari no kwiga gusa wajya gukora gute nyiriwe ego uyu n'umuhungu ko mwabwishobora noneho ujura mandu ufite batwirirwa nyemwe komera shira ko tona mu byagenze bite na mu kazi ko nta kibazo rwose ibintu biri kugenda neza bizamukureba mwa ko ndi kubona tari gukurikira amasomo y'ubuzima mwa ariko ugomba kwiga gufite mu makayi cyane cyakuya business yanjye naho uri mu cyako yikwijamo nese kuticaye Oya mwana nje bari kumaze nabwira urabona siko nahagaze yaganye mu kamazu kicara natagwa burutse witonze icara rate naho ibintu nje ndi kuvuga uko nshaka kugira ngo ura mwana wanje numwe wenyine mfite nshaka kugira ngo bura imana ipashije nkabona ura mwana arize nkabona bigenze neza nshaka kugira ngo nubwo yego uruganda rwanje ruciriritse ariko nshaka kugira ngo niba wenda nayoboye ariko ruzamutse nta kintu mwagezemo oya munzikira hari bizina cyane kwima nereshe ariko nyine wasanze hari ibintu kuganira n'umuhungu kandi navuze ko nawe ndibuze kuganiraho dore n'umuntu abavena mu kazi asinze ko nageze oya bereka tumaze twabiganiraho kano kanya nawe tumanze nyine umva mubwire ko twigenza rero igitekerezo kigira aho kiva nyine akaza kubwesheri urabizi mba nagutegura neza sinzi icyo kiri kunshima rero uri kumva sheri ngewe ndambuye kwiga hano pe abo magambo wawe kuno ko mushaka kwirirwa nayo nkeneye kujya gukora nk'abandi ntacu ubuze wa mugore we amafaranga yose dore urabizi nta kibazo cy'amafaranga dufite hano nta kibazo cy'ibiryo wakwirirwa uyu ni umwana umwe dufite uririrwa uri kuja guhinga erega no kuba dufite umwana umwe nabyo mashiye kubirambirwa kandi urabizi ko agiye kuboneza urubyaro kugira dukore twubake ino nzu tuyagure niturangiza tubyara undi mwana none tuzayagura ukora wenyine
ya wasanga burano uramugura yambugo yakugiye mu mata oya naga ari we benda dore karaga kungu kawe nawe niko ngubu bake bagiye kuba ikibazo ibyari umudendezo muri no rugo natahaga ngatambwana noneho tugire gutya tugire two twigeranje none ubwo kugira ngo unagire cumbira ngo none urukumva ushaka gukora iki ngenda mbe wenda nkajya gucuruza ushaka gucuruza iki sebe burana buri kintu cyose mu soko nacuruza imyenda nacuruze imbuto use nyoko yacuruje ariko uko imbuto zigira amafaranga none two tugira amafaranga benshi tugahita twagura yino nzira turuzu runini reba noneho ngenda azana yo nakoreye ukazana nayo wakoreye noneho yakiyongera tukagira ifaranga byinshi tukagura naho noneho uri kuvuga ngo ushaka gucuruza hera ko bya nyoko yacuruje ureba aho mwegejeje iranze sinje wayibakuyemo ako be nyine ntukazi ntitubavuga ibyo mu rugo rwacu bageze hano nje nshaka kugira ngo iy'abagore bajya ahandi birangiraga bakuraruye ugasanga ndakuru none se meruka kuva hano goma hano wewe kirambaza igitenge cyiza so kibonaga nyine ndakibonaga pe ndabyumva ariko nagiye gukora nk'abandi bagore tukiteza imbere tuje turavugisha ukuri uramugura w'umudugudu akurusha kwambara umugore w'igitifu akurusha kwambara none ntabwo ndikubwira ngo ibikiri byigenda mbere no kwirirwa hano ngaho ariko mwana yanjye Rwanda rurakarama none ushaka kwirirwa nje ufite amafaranga kumereza amafaranga ngo njye gucuruza twiteze imbere tuguze amafaranga menshi byakunaniye ariko rero jewe ntabwo ngenda birambiwe nari ndi kukwinginga kuko njewe nari ndi kugira njewe nuko nje saa sita kandi buriya mbonye abandi bantu banyihera amafaranga wasanga warakaye umaze kumpaka nje nuko namvuze nyine nje saa sita nsimbuke nagera ikindi kigore mpura naco ugasanga kiragize ndavuga njewe reka nze nkuru none se ubwo ugiye icyo kibazo tugikemuye ariko nyine nawe ntago ari uko wakambwiye ibitekerezo byose uje uramenya ngo gitangirira oya waba warurengetse ndagahanga umusore igeze mu cyo kugira umugore ukora ajangura inzoga yahunze nkora amasiporo nkanura amasiporo kwanza bampema n'ibigofero bibi haka gasiporo urakase akangaka ntabwo nayinywa mpagase nefa ntabwo mpamagaze rwose wino wari wanyongeraga amafaranga amereza amafaranga nkidandura nkirira nkinywera nzagwa nkanywa umukandaje gushira akabye Ndasizene nakubwiye nyine rega nyine ngemba nakubwiye nyine nawe ushobora umaye nk'utu miliyoni bine atubiri jewe nukuri dore ko niwe ugiye kuzatuma amafaranga yanje rwose gahomba none sinjye ninjye mba nifuza ko wahomba cyangwa mba nifuza ko watera imbere ikibazo noneho jewe nshingiye kuri turata buriya dore none ubivuga kare miliyoni 3 ntagaragara n'amafaranga agabuze nukuri kiba naje guhaye ariko nukuri nawe uzagerageze ikibazo uragwa no kwantuza nabwo ariko ntuzabe nkuramugura mbugura reba gura mishero ukuntu byamugendekeje ubundi njye mba nifuza ko twatera imbere tukagura umuryango tukajya mu mafaranga mbese natwe tukaba abakire nk'abandi ariko narebe ndazi kwemereye ariko nawe nyine nawe ukabikora ibintu byunguka uyenyisha ibisubizo wajyana bizanira amashimwe sheri urabizi njye nta kintu nkora neza kujya mu muryango nta kibazo kuko umugore ngiye kumenya ugiye kumuragura gira ubwo rero ugiye gushyira kuri nimero yawe ugiye gushyira kuri nimero yawe ukuntu ukurenzaho naguriye mwana ukareba ikintu mugurira nyine kigeze mugurira na telefone nabonye yashaje kuri dore rwose ugerageze amafaranga dore ndagaguhaye mana yanje
nje ku mafaranga uzaba n'abakozi nkoreshaga impamo y'Imana cyaba ari igiceri cy'ijana twanagipfa pe aga amafaranga yo kuguha ntabwo umushinga nari mfite igihe duturukure nshaka kugira ngo tuyivugurure nzayakoresha neza ku buryo yakoreshe neza n'utaba ikintu uzase mama uzingo sinjira aba wikozeho si wowe none yashije ibi kandi biraga amafaranga nese yo kwanshira amafaranga makeya none nambwiye ngo yose ashirire buri shajya ushaka miliyoni nane ha ura ibintu nje nka kugira ngo ngombe kuri konti rero wewe uri hapo nyine kugira ngo ibintu byose ugende kuri control kugira ngo atazajya umuntu utishema ibi rega ntabwo uriya mugore wagitifa atazanamenyera turinda abanyashizeho nshize kutari kuyoyobeje skoro ujya kuya skoro sikaje gushyiramo umubare w'ibanga gusa Oye, nyine ntibongere kuyayoba kibazo noneho uriya mwana ugiye kumugura telefone ngiye wiciraho ushaka miliyoni ngahe eshatu uriya mwana ubu uri kwiga tugiye kumugura telefone ariko ntuzansigaranye ejo nshobora gupfa umugore y'umuntu niba ejo ushobora gupfa ugomba gusiga uteguye ugasiga uta umwana agomba gusigara fone ni ukumutegurira kugura fone ni ukumutegurira agomba kumenya na deregiteri agomba kumenya ngo yize kwanza bampema umwana avuga kwanza bampema kwanza bampema nta kibuzeyo ibindi byose cyambere ni umugisha kandi byose ni witeka Imana ibigiti ubundi cyambere ni ugusenga ugashira ibyawe imbere ukabyereka Imana ukavuga iti Imana ngiye Imana nta bindi byikorera rero nta kibazo ariko nabona dore nisubire ku kazi amasaha akariza gusubira ku kazi yego inyongeze burabera imaze kubona nta mugura wo kwa ntuze cyangwa igenda bari kwigisha amasiporo kora pompaje amaye izo zo ziragoye ndikubona bigaraguye hasi byagenze gute mu siporo mbani mu siporo aho muzazira ubwo ndi gushasha hangiye mu kazi umuntu umugabo ukikubangamira aho ngaho agacupa muri kagiye gushiramo ahumva ahubwo se sheri nta dufaranga natahanye noneho ubu ngako nukamara ube yagenda gutera akana n'akanyegera ubwo badukirira hano humba ubu uri kumeze neza wana kabisa nakanda n'akanyenyeri sikumpaye kabisa nkumva mvise kubyibasha ninje warongo yubundi uyu musore uri kumeze neza wewe unatangiye kuba igisore wagira nariye kabenzi ngirira naho ku ruhande Ndibwani sarweti yo nazo no kugukwira ndakugurira kungana nayo sheri ndikwihuta rero ujya kujya mu kazi ariko reka nkubwira ngiye kukubwira birarangiye ngiye kukubwira ko urike shushu kubera ko wajya amafaranga mbaye keza nanjye reka mpagura rero se gatangaza undi wari wagusoma ubona ko hari undi wabonye bari gusomana aha ngaha ni ubwa mbere ndibonye rero ngiye mu kazi kandi nakerewe mbonye uri kumwe ngaka ko narayenzanye mbona ko agiye gushira hakiri kare aya mafaranga ni amafaranga 8,500 ndisatse mbona niyo mfite mu mufuka ngiye kuyagusigira abari icyo kugura amafaranga
Wumva sha we. Rero kuri kino bezo hasa akira Erega mfite umukunzi. Mwiriwe. Yego mama. Siya umeze. Somo. Mwiriwe. Kwa nini wicaye kuri intebe amasoko n'iyiko? Nzi se we bimeze bite? Sina watetse. Nageze gutendeye cyane. Se. Ahubwo nakarombyutse sinawe. Shetse kuvuga ko utatetse. Wewe bitatetse ntabwo ngiye ko bari yigiye. Urantera isese. Abo sinashize muri cyo giko. Nisi nzanye ikigo nzi ko watetse. Ubwo wabize mu gishuri. Iko njya gusubira mu mujyi. Nisi amasaro kubona nyine ndi gucuruza mbona inzara nanyishije bwo reka nzinde ko watetse. Gusa wano nta kintu kiri. Nta kintu kirimo pe. Niziko nagurajya mu. None se kuri kumbwira ko utatetse. Nuko ngayicara nyine. Ya nawe rero. Muze gutabyengura azajya kugenda. None se nawe ntabwo wanateka ngo Iyo ndi njyenyine babihagije nawe wataye. ese ubwo niwishwa n'inzara. Aba nakwicwa n'inzara muzaza urasiga ibitetse cyangwa uzana izo mbuto zibacuruza. Yatsige guteka ese. Kubera iki? Yesu ubu ko njye usubira mu mujyi ntariye kandi wiriwe hano. Mama nawe rero ku kazi ubwo nyine ntabwo ari nzi ko ndirwana njyenyine ntabwo uzugiye. Njye ndi hano njyenyine okay. Mara kwiga None se hano ni kuri filime numva nihagije. nta nubwo ndiye no mu mujyi wenda. Uganga ni umuntu ubwo turajya ibintu ngoro. Isuka se ntabwo yatashye. Yatashye ukabutaho musanze. Uyu udashobora kuba yanageze n'agasubire. Niwe wa mbere uhageze sinzi niba yari yazi. Nisi washaka ko wenda uteka dukeya kuri ka gaze naguze ejo bundi ugateka dukeya. Wenda ugateka. Ndateki. Urashaka tunateka ramuzira ngo tubu. Basi ngende samwe. Shoboka ko niko gihe. Aho nafatanyije amasaha. Ariko nisubira mu mujyi. Jomba ndi kukubwira. Nabwiye ngo nta kibazo ndaza kumubwira. Nyine ariko nawe nyarutsa ariko nshaka kurara nzanye. Nshaka kurara naka kanya muri kuntereza. Noneho mpite muhamagara. Ngo wamubwira se. Oya ntumuhamagare ndi kumwe nawe. Wowe guceceka muhamagare ku telefone. Ntacu ubwo nje ntaco ndavuga. Ko nawe unyarutse. Uburyo umuntu atagiye. Uragumya kunkota no kunsakuriza. Leta mureke. Umenye ko namugaraza amafaranga. Ariko nshaka kuzana amakamyo abiri iyawe niye. Umuntu akaba bikuye mu nzira. Ushaka ngo umuntu aguma mwitera nyuma. Umuntu aje narira ku kaboga kazima. Nakwara tanga amara. Ndahoze. Ndi kuvuga se. Navuga nanje ngo ndi mu kabari. Ntaco cyo uvuga se. Allo? Ariko wibuka kumubwira ngaho nahoze ntanda. Allo? Oya n'umusazi mpenda mu nzira. Nje ndi umusazi wa muntu. Cyahora. Ariko bura izi business ahubwo ndafuze ndakasha. Riri umeze ute? Ngo ubora hari igena mutegereje ari hehe? Yaramwengaje mu rugaraje. Tegereza ze kandi man sinakubwiye ko irajya kurangura bajya gukoresha amafaranga make. None se bundi ko wajya gukoresha amafaranga makeya ukaba wansabye miliyoni 3 ubwo ayo mafaranga yose arayakoresha. Niba miliyoni 3 waraziranguzaga imodoka imwe miliyoni 3 afana n'imodoka ebyiri. None wowe kubwira business zuka bya abone ukuntu mugabo atinze ngo tete nava no kuri muhanda. Imana hantatse. Utaniwe. Mbona uyu n'uyusi mukomeye. Umuntu meze gutya wambere n'icyacu no kumbwa ngo mbe miliyoni. Ibingira byambaye ari mu kazi ari mu rugo. Kaza reka njewe baganje nko mu Buhinde, mu Taliyani, no muri Uganda. Yambara neza. Hose musobanurira. Urana musobanurire wewe. Mbishagamo. Arega iyo bakiza nta cangaga. Tujya gukorana neza. Turakorana nako neza. Naguha business mbimana suzi ko nje nanya mujambo n'ibice. Ndi nubwo nje kwa gushira mu phone. Ngo cyakwemera. Ya telefone. Ubu yari kuri phone ntabwo nabonye umwanya wo ko miliyoni 3 zingo niza nakabwamwa
nizo gupfa guterera kuri telefone ushaka bayihe eshatu ntabwo ari akabwana kuko nanjye nashyize kuri telefone muri izi minsi dore n'impamvu uri kubona ndi kwambara imyenda zacitse baneye kacu unugenda wasamye ngo ufite miliyoni wasamye utanye ibyo bintu covuga gakeya sibo batumva ngo uragampaye ugasanga bambaye bagwa amafaranga unugenda uraramye bayajyanye ndi gucunga kayagwa ariko ko ayivuga nimero munyarutse nzabame marikuza kandi nawe nabonye ntamwizera nyarutse vuga nimero nyarutse nyirabyanire nyine agashire ku yanje oya maze ibyumweru bitatu atanataha koko kandi amambere yose koko niwe naza agasambuye nkabyihanganira akaza saa tatu nkabyihanganira akaza saa yine nkabyihanganira none ubu koko wagira ndamuhebye ubu miliyoni zanje ziragiye umugore w'inju umurariye neza neza ninju bakirindagire arega mana we iwewe mana wewe mana abafundi bagira imana yewe mana we reka mwaho uvuye mwaweho nawe urarindagiye nka nyoko se nyoko ntiyitondaga muri no rugo iyi karitsiye sinavuga ni wenda niwe mugore wa mbere w'icyitegererezo muri karitsiye sinatahaga kari saa sita mwaza nkavana reka ngera hano ngaho akanya inkinga ngo reka njya gucuruza nawe bana bose idandure uje gucuruza reba ukuntu bya wenda urugo rwatera imbere none ubu ngubu si birangiye ahubwo nicyo umutanzi none nawe kugira ngo nawe wenda ufate n'igihe wenda uvuga itegeko no kwiga none nta mwese muragiye ni amasegonda abiri njya mbona ngeze hariya mpita ngaruka amasegonda uzigenda agereye hano uzigenda agereye hano ariko ko nabakoreye iki wenda nyoko nabakoreye iki ku buryo wenda mwampindanganyije ugiye kubicira wenda nyoko koko ambe n'aka kageni mana yanjye koko none se wenda muravugana ni wenda ntamuvuganagara kuko ibyumweru bitabone kasi gatanu mugoroba twatangaraye kimwe n'amazi nanjye ukuntu nabwiraga abandi kimwe ko nanone ikibuno nanjye nkabwira bijobije ninje mfite umugore w'icyitegererezo muri karitsiye ninjye wa mbere ngaho bafobiyani bose nkirirwa ndi kubirataho ayiwe data we ndasebye none yagiye u rwanda rurokara agiye twambwiye ngagiye gucuruza akamaro y'ibimwe bingahe ngagiye gucuruza icyumweru cya mbere kirashize icya kabiri iki cyumweru ni icya gatatu umugore ubusiko cyangwa bugiye genda wari ugiye komeza unano nta kibazo ngo wagende ugiye mba mu maso mva mu maso tubiri iyo bugiye kuko ni ukuvuga ngo ubu kuburire reka da kuburire wowe ntajya amaje kubyibagirwa ahubwo bagirana bayimbwa ni ukuri kose Jofre, reba hano amasaha yose utarategura ibyo guteka sibyanjye kugira njye mu gikoni uhagaze aho kandi nari usanze narinjye ahubwo se ubundi twagiye nawukoze sisita ukatateka nawe ageze nabese simvuye mu kazi akaba nsanga hano nahagombye kuza ngasanga wasoze gutegura ibyo guteka sisita wese ari gukora iki mu gihe adahari sinagomba kubisoma muri iki gihe hari umuhungu w'igitego ubu ngubu mugomba kuzajya musaranga nyine yaba adahari ibyo bintu biracyabaho nakwaje ngo usu yagiye he dusinge ndabizi ashobora kuba yagiye mu kabari gusanyana n'abandi ntabwo mbizi nageze hano nsana hamwe mwari ndakinguye jofu ngovaye mu nzu uteguye ibyo guteka rero ngiye kuryama ndananirwa njyewe rero ugiye kubitegura sisita araza biteka bitabaye ibyo ntabwo byo ndakora ndetse jofu ujya gutegura ibyo guteka ubirambike kuko ubundi hose uhari wabitegura wa mwana murababwiraga gahunda kuko nari ngiye kwiteretera gakunda kuko nari ngiye kurebera umujamano ku kiraro nari ngiye kureba umujamano ku kiraro nose ndateretaga no gukina inzira mwere nabondaga nari ngiye kureba umujama aho uko bitegura ntabwo muri mbana stress mu kazi nawe uzubange mu mutwe naribire kabitegura nsiga mbiteretse Jofu urabanga kabitetse ngo bishye ugenda uhereye ntutaye hano twatumvikanye
tujyana nabyo bigiye kuzansaza nirwa na stress zo ku kazi ntahe no mugora bambange mu ibintu kuko bizashoboka